Yes, muraho neza, reka nongere mbasuhuze mwese aho muherereye hose ku isi, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turabasuhuza cyane tutiyambu mwese aho muherereye hose ku isi, ku migabane yose itandukanye, kuri kontina zose ko ari zitanu, tutiriwe tuvuga igihugu uherereyemo, dore ko tutobivamo ari byinshi, turabasuhuje abo bwije mwiriwe, abo bukeye mwaramutse bitewe n'aho muherereye, turabasuhuza cyane tuti yambu mwese, yambu amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe. Kuri mikoro muri kumwe na Joseph kuri channel yacu cyangwa se televiziyo yanyu mukunda muri benshi, Intore TV show. Turabasuhuje cyane mwese aho muherereye, tubaha n'ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Wowe utarakora subscribe, ntacyo urinze, share, like, comment mu buryo bwo kugira ngo dukomeze dushigikirane, mu buryo kugira ngo muduteze imbere, ndetse n'amakuru yacu muzaza muyahabwa, amakuru abagereho ku gihe kuko muba mubishaka. Hanyuma rero uyu munsi dufite inkuru dushaka kubagezaho, ariko nanone turabanza dushime Imana, turashimana ko tugejeje uyu munsi ni lede zigana le 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 cyangwa se 2026. Uyu munsi rero niho dushatse kuba amakuru mutamenye muri benshi. Uyu munsi ni umunsi w'amateka, uyu munsi ni umunsi wo gushima Imana, nubwo hatoburamo duto na duto, ariko nanone utwo duto na duto turimo gukorerwa operasiyo idasanzwe kabisa, kuko mwagiye mubimenya muri benshi. Nuko uyu munsi nuko mu Bibogobogo cyangwa se Imurenge, mu Minembwe, ahitwa Imurenge ni hanini, ariko murambabarira kuba mbanjije izina rya Bibogobogo nuko ariho mu rugo ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, niko bazavuga. Hanyuma rero nkuko mubizi, uyu munsi ni umunsi w'amateka, ariko twari tuvuze umunsi w'amashimwe, mu buryo bwo kuvuga ngo uyu munsi mu Imurenge haratekanye, hari amahoro, abantu bariye binjiye Noel neza, bariye bonane neza, nta kibazo na kimwe bagize, nta kibazo na kimwe kibitambitse, nubwo kuko mubizi ubu nta duyi uri Murenge hose, nubwo mubizi ko ejo bundi mwumvise amakuru ko hari umugabo witwa Koboyi, umwe mu bagabo bayoboye Twirwaneho, bayoboye Gumino, akaba yari mu cyama cya Munigantama, ndetse n'uwitwa Colonel Fureko cyangwa se Kimanuka. Ndatekereza ko mubazi abo ngabo, ndatekereza ko mubazi cyane abo mvuze. Uyu mugabo Koboyi rero yabanye n'aba bagabo mu gihe kinini, haba ejo bundi bamaze gutsindwa n'intambara berekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho nanone uwitwa Munigantama Pastor Sebakiana yaje kugirira ibyago kuri uyu munsi wa gatanu. Turaza kubibagezaho mu kanya, turaza kubivugaho mu kanya gato, reka tubanze tuvuge aya Koboyi nyuma aramuka bamaze gutsindwa n'urubanza, ababo bamanutse baje berekeza mu Burundi, bamanukanye na za ngabo z'u Burundi zari hariya mu misozi miremire. Uyu mugabo yabashije kuba iwe yobasha kuhinira hariya mu bibira, abariho abanza kuguma arihisha. Habayeho ejo bundi nanone agira inzara, kubera ko yari mu bibira, atangira kugenda akinguza abantu, akabanyaga utwabo, agatangira kugenda atega abantu mu mayira, ababonye akabanyaga utwabo. Ni ukuvuga ngo umutekano muke uri muri karaga gace kaho plateau karategwa n'uwitwa Koboyi, umutekano muke urategwa na Koboyi. Ni ukuvuga ngo uyu Koboyi rero ni umwe mu ngabo zahoze ari za Gumino. Kuri uyu munsi akaba akiri aho ngaho, akiri nanone muri gahunda yo kuba Gumino, ariko nanone akaba nta mbaraga afite. Icyo twamubwira ni uko yoza akiyunga n'ababo, ntacyo bazamugira. Abanyamurenge ni bene wabo, baracateza amaboko, bafite imbabazi, buzuye imbabazi nyinshi. Yogaruka nanone bamubabarira, ntabwo bafata imbugita ngo bamushinje, ntabwo bafata imbunda ngo bamurase. Ariko nanone nagomeza kuguma guhunga
aja mu bihuru atega abantu akabanyaga ibyabo, akinguza abantu akabanyaga ibyabo, bizamubyarira amazi nk'igisusa. Sinzi Satani hari ukuntu igira imbaraga nyinshi zo gufata umuntu ikamutsikamira ikamwereka ibintu bikomeye ko byoroshe, yamara kubigeramo agahishurirwa neza ko bikomeye. Sinzi uko mvuze ariko nuko ikwereka ibintu bikomeye ko byoroshe, ikaguhuzenza ikakwereka ikintu nka kiriya, murabyumva. Ariko nanone nyuma cyamara kumubaho ntamenye ko akabona kumenya ko cyari gikomeye. Mu by'ukuri sinumva ukuntu atekereza ko hari icyo yakora cyangwa se hari icyo yatwara ziriya ngabo twigwaneho amadubu AFC M23, ingabo zananiye ariya amahanga yandi muzi ngo niwe wenyine wogira icyo akora. Ni ukuri kuba kiri hariya ntago ari uko wenda batinye kumurasa cyangwa se bataramubona aho ari, ahubwo ni ukwanga gusa kumurasa, wenda kubera ko ari mwene wacu, kubera ko ari mwene wabo, kubera ko ari mwene wacu, ari umunyamurenge kandi afite n'ingabo z'abanyamurenge n'abavandimwe. Nicyo rero gukora, bashaka ko habaho ibiganiro kugira ngo babashe kumvikana, biyunge, bagire umurongo umwe. Dusubire nanone ku nkuru ivugwa ku mugabo witwa Munigantama Sebakiana. Umugabo Satani yakonkoboye imuturukije hakurya mu bihugu bigari ndetse no mu muryango we, akaba aje kugira ngo akore amarorerwa, ariko nanone amaze gushika ibintu bihinduka ibindi. Ibintu bimwereka ko ibyo yatekerezaga atari byo, ibyo yumvaga, ibyo yibwiraga atari byo. Yibwiraga ko azashika kuniga intama bwiwe, yari azi ko kuba yaramenyereye kuniga intama yomenyera no kuniga abantu abatwigwaneho, ariko ashitse yasanga ibintu byarahinduye isura. Utese byagenze gute? Uwitwa Munigantama kuri ubu, kuko mubizi mwese, yari yahungiye mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, ubu tuvugana akaba ari ahitwa Baraka, niyo yerekeje ahunga. Mu Burundi byabaye ngombwa ko habaye kubera impamvu zimwe n'izindi tutaramenya cyane, turi buze gukurikirana. Uyu munsi rero akaba yirukanwe mu Burundi mu buryo mbese bw'uko yacitse, mbese ni nkaho hari hagiye kubaho igikorwa cyo kumugirira wenda nabi, tubivuge gutyo. Ariko uyu munsi akaba yacitse, akaba yahurutse ahitwa Baraka. Baraka ni muri Kongo, ni ahantu hafi na za Uvira. Ukomeje uriya mushasha wa za Uvira ugakomeza, iyo ugeze Baraka rero uhita uzamuka mu bibogobogo hahandi hamwe nababwiye. Bityo rero uwitwa Munigantama nuko ibintu byaje kumugendera. Uyu munsi yasubiye gusubizwa muri Kongo, ndetse asubirayo atumva atabona, yirukanka ari umucikacumu. Ni ukuvuga ngo iwe ahantu hose karagenda aba umucikacumu. Uriya mugabo rero ibintu byinshi bizagenda bimubaho kubera impamvu yo kutamenya gutekereza. Iyo ugize ikibazo cy'ibitekerezo, iyo ugize ubukene bw'ibitekerezo, ibintu byinshi cyane bigenda bikubaho mu buryo bumwe n'ubundi utari witeguye. Nanone dusoza, reka dutange mpore kuri we, ariko kandi agenda agaruke mu murongo w'abandi. Ibyo yakoze abantu bo bibabarira, ariko kandi habayeho punishment, hagomba kubaho igihano. Ntago twakwemera ngo abantu badukorere ibintu by'amarorerwa, by'amanyambwa, by'amafuti, by'iyicarubozo ngo nibuca gusa ngo twame tubaha imbabazi. No, hagomba kubaho igihano, amara akabona guhabwa imbabazi, igihano cyo kugira ngo ntakongere ndetse n'abamureba bamurebereho. Kuriya niko zavuga ngo ntayizipfa idasanzwe. Iyo umuntu ubona ko ibintu byose byarangiye, uguma usamba ibiki, wakwemeye ugapfa udasambye nubwo kera wasambye. Mu by'ukuri turashimira abantu bose bameze
batameze nka Munigantama, abagwanashaka bose aho bari ku isi, amadubu, ingabo ntare za Sarambwe, M23, ahantu hose ziri ingabo zose turazishimira kuko uyu munsi amahoro dufite imuhira tuyakesha Imana nabo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose muri ubu buzima bisabye ko habamo uruhare rwawe. Uruhare rwawe rero ni ukuvuga ngo biriya bintu bidakorewe hariya, hatabayeho twigwaneho, amahanga byozarangira gutya. Ibintu byozarangira gutya, ubwoko bukarimbuka, abantu bakazaza bavuga muri iyi histoire bakavuga ngo kera higeze kubaho ariko ubu ntiyakiriho. Ariko turashima Imana n'amadubu, ntare za Sarambwe, AFC, M23 zose turazishimira. Ni ukuri kuba uyu munsi imuhira hari amahoro arenze, sinzi ko bazavuga ngo ni amahoro asa nuko. Turashima ko uyu munsi muhira hari amahoro, duhaye twitegura gutaha. Mugume mu pase dutahe, nta bintu byo kuguma ino nta bintu byo hino, turatashe. Umugabo witwa Afande Makanika aho ari, Imana imuhe uruko rudashira, yaravuze ngo nta muntu wabyaye abahungu, Lacoste, nta muntu wabyaye abahungu ngo abe gute hajya ngo asuzugurwe, ngo kandi nta muntu uzi utsinda umuntu uri kurwanira uburenganzira bwe bwo kubaho. Dusohoza nanone no kubashimira, turashimira abantu bose biabonye, bamaze gukora subscribe ku Ntore TV show. Ubu tugiye kuzajya dukoresha Igifaransa nubwo twari tumaze kukibagirwa. Abantu bose bamaze gukora sabone ku Ntore TV show turabashimira cyane ndetse cyane, mwarakoze kubwo kugira ngo dushigikire uyu murimo ukomeze ugende, kano karima kacu nako kagende kaguma kwaguka. Nanone mukomeze mubikore, mukoreshe aya makuru yumvise ukayasharinga undi muntu, byaba byiza cyane. Murakoze cyane.